Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, ndagukundira yuko ari wowe wabanje kunkunda utyo, wowe wanyigishije kugukunda. Izina ryawe rinyibutsa uko wankunze ukampfira, ababi nkanjye ukatweza de mu maraso yawe. Rimbwira data wa twese ibyo nashyinguriwe mu ijuru, ibyo mbikiwe mu ijuru, naho nagenda mu mwijima rimurikira hose. Rinyeyurira umubabaro, rikuraho umubabaro rikaweyura, rihanagura amarira ku maso yacu, rihanagura amarira ku maso yacu, riraduhoza, riraduhumuriza, riratwongorera bukeya bukeya mu matwi yacu, rikatubwira ngo niduhumure, rikatubwira ngo riratuzi, rikatubwira ngo nidukomere. Izina nkunda ni irya Yesu, risumba uko turivuga, nta muntu wo mu isi warivuga nk'uko bihagije. Ntabwo tuje imbere yawe kuko turi ingorwa, ahubwo tuje imbere yawe kuko turi abanyamahirwe. Turi abanyamahirwe batumiwe mu gitaramo cyo mu ijuru, turi abanyamahirwe bifatanyije n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abamarayika kukuramya.